ngo buri gihe uzibuke kandi uzahore wibuka ko nta muntu hano ku isi utagira ibibazo, udafite ibibazo. Si wowe wenyine ufite ubukene, si wowe wenyine wanzwe mu bantu. Abantu bafite ibibazo barahari. Iryo ni ijambo dutangiriye, uryandika ahantu maze uhite untega amatwi. Urakaza neza mu masomo yagufasha mu buzima. Ni agace ka gatatu dukoze nyuma y'uko twujuje abantu 12,000 badukurikirana hano ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ni gute wabaho wishimye guhera uyu munsi bititaye ku bibazo byose waba ufite? Ikira ya masomo ahari yaguhindura ubuzima nk'uko yangenjereje njyewe n'inshuti zanjye. Aho waba uri hose reka tugende. Ngo ibisitaza n'ibitunaniza biri mu bigize ubuzima bwa buri umwe hano ku isi. Wapfuye wenyine niwe udahura n'ibyo. Ese nawe ntawamenya ngo burya ibisitaza bizahora bigize cyangwa se ari ibigize igice cy'ubuzima bwawe. Igitangaje ni ukuntu mutwibagiza rimwe na rimwe ko nta kibazo kibaho ku isi kitagira igisubizo. Ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Njye numva ariko muririmba, si muririmba gutyo ngo iteka haba hari ibisubizo by'uburibwe uri gucamo muri iyi minsi. Ubusabwa gutegereza gusa ngo uburyo ubusanzwe cyangwa se ngo uburyo ubusanzwe twibonamo mu mitwe yacu uko twifata ngo ni ibintu biba bishobora kwangiriza ikigero cy'ibyishimo byacu. Akenshi abantu benshi bagorwa no kwibonamo ibintu byiza, ko bafite agaciro, ko ari abantu beza, ahubwo bakifata nabi, bakifata nk'abantu babi. Guhera uyu munsi rekeraho kandi ngo rekera kwibona nk'umuntu w'agaciro gake. Ikindi kandi ntuzongere kwita ibyo abantu bakuvugaho. Abantu burya baravuga ngo hari abantu bamwe b'abanyagahinda bateye mu buryo bishimira kubabaza abandi, ngo abo rero bashimishwa no gushaririza ubuzima bw'abandi. Uzababona abo ni abantu biba bibabaje cyane iyo tubemereye bagafata uruhande na rutoya na ruto cyane mu buzima bwacu. Ngo aba bantu ujye ubareba, ujye ubacunga. Bakunda kuvuga bakaba bakuvugaho n'ikintu kibi kitanariho, gusa bagamije byonyine kukubabaza. Uzahore uzirikana aya magambo, uzahore uzirikana ibi bintu. Mu gihe wifuza kuba wishimye, mujye wiyuzuzaho za nshuti zituma wishima. Dore uko wabikora, dore uko bikorwa. Ntaribagirwa, hano ni kuri Telemontagne Rwanda tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Menya byinshi ku bibera mu isi rero ukurikira Telemontagne Rwanda guhera uyu munsi. Umanutse munsi y'video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ni ibuto riri ahagana iburyo munsi y'video. Aho ngaho ukakanda utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye ahagana iburyo. Dukomeze uzengurutse za nshuti zituma wishima. Irinde ba bantu baguseka mu bihe bigoye, babona byagucanze bagaseka bakagutarama. Abo ngabo siba. Mu cyongereza bavuga ngo delete. Niko Papa Cyangwe yaririmbye. Ngo muri wa mwanya uburuhuka utangira ibyo ukora ibintu ukunda. Wakora siporo, wakina video games wazikunda. Kuko ngo usanga agahinda kenshi abantu tugira gaturuka mu kwitekerezaho, cyane cyane bitubaho cyangwa se dukora iyo turi mu kanya ko kuruhuka. Iyo dufite ibiduhugije ngo ubundi agahinda karagabanuka. Nawe uzabirebe. Ntuzemerere na rimwe umuntu n'umwe ngo kuba yagukangisha amafaranga cyangwa se ibintu muri rusange yaba afite, kuko ngo umuntu ukenyejo yaba umukire. Impinduka zihoraho. Iri jambo wowe wumva bitameze neza ribike mu mutwe cyangwa se uryandika ahantu. Wowe kora cyane, abagukanga uzaze unshake, nzagufasha kubaseka. Ngo buryo buri cyari cyo cyose uko kizaba kigoye kose waba uri gucamo uyu munsi, ngo ntuzave ku izima. Iyo ufite ubuzima ngo icyizere kiba kigihari, keretse niba uri gupfa gake gake. Ibindi byo ngo ntibazagushuke. Ni amagambo mwumvise aya magambo. Ngo ntuzibagirwe kandi gusenga, ntuzahagarike gusenga. Ngo isengesho burya ni umusemburo mwiza ushobora kwihutisha imigisha yawe ikakugeraho ku gihe cyangwa se ikakugereraho ku gihe. Zirikana kandi kudacika intege mu gihe ukora ibyo ushaka kugeraho. Ubuzima ubusobanuro bwabwo ngo ni ugutinyuka. Nuramuka udafashe iya mbere ngo utinyuke, ngo ntabwo uzigera uhaza ibyifuzo umutima wawe ufite na rimwe. Ni amagambo. Ngo ikintu kibi gishobora kuzakubaho ni ugutakaza uwo uriwe kubera abandi. Burya ngo nta muntu wakora icyo ari cyo cyose uzi neza ko wabasha gukora neza kukurusha. Uzagume ube uwo uriwe. Sangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo dufashanye muri ubu buzima. Tujye dufashanya mw'abantu mwe. Isangiza abandi, wenda hari abo yagirira umumaro. Nuko dusoje episode ya 3. Duhurire muri 4. Nibagirwe kureba munsi y'video ureba ahantu handitse ijambo subscribe hakande, ko bigufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. Kanda like,
ndetse utere na comment kugira ngo iyi video ibashe kugera ku bantu benshi. Samuel Mugisha niwe wumvaga Imana ibafashe muri ubu buzima. Reka dusubire mu bindi biganiro. Ni kuri Tele Montagne Rwanda.